arambwira ngo nese ngura isugi, ndambwira ubundi hano naje kugira ngo nkubwire ibijyanye n'ubuzima bwanjye cyangwa tuje mu kazi. Niba ari akazi ni akazi, wijya kumbaza niba ndi isugi cyangwa ntari. Umwana uje mu gitondo uzanye ya nzobe y'ikirahure ukareba n'uburyo yakoze casting akabizamza, ariko wajya kubona ukabona ni we uri acteur ahantu hose, actrice ahantu hose, ukavuga uti byaciye mu zihe nzira se, bikakuyobera. Ariko wajya kureba ugasanga nyine ako kantu bagacanzemo. Abatangiye kunkora mu mutwe mutamucira hagenda njye. Ubwo muri filime abandi barahamagawe, filime irakinwa, ubwo icyo nazize ni iki? Biotic TV. Reka nongere mbaye ikaze abakunzi ba Biotic TV nk'ibisanzwe muri kumwe nanjye Pajojo. Uno munsi rero nakiriye umwari n'umutegarugori ari kuri fresher nziza cyane. Ariko mbere yuko nkwakira tubwire nirihe banga ukoresha kugira ngo ugere po nziza? Ni Yesu wangiriye neza, nyine nyita kandengera, ariko no mu busanzwe nyarwa no kuba ndi naturel gutya. Hari imvugo iriho ati iyo umuntu asa neza nyine ni ikofi, bigaragaza ikofi. Ubwo si uko uryamye ku ikofi? Oya, njye ntabwo biracamo, ariko kubera Imana mba numva bizacamo. Nayo mfite ariko ndizera kagomba kuboneka. Nakiriye rero Chantal, ariko azwi nka Winnie, yakinnye muri filime zitandukanye, Seburikoko, City Mail n'izindi nyinshi, ariko ari bugenda turamburira tubwira. Reka kwanza utangire wibwira abadukurikiye, ubabwire n'amaproje noneho uri gukinamo muri iki gihe. Murakoze cyane, nitwa Nyirasafari Chantal, ndi umunyarwandakazi, niko njya nkunda kubisobanura. Ndi umukinnyi wa filime, ariko abantu benshi muri iyi minsi banzi ko ngenda nkora ibiganiro ku macana agiye atandukanye, nibyo ndi kwibandaho cyane. Nzwi kuri filime bita Winnie, banyita Winnie, filime bise Ikosa ni Iryande niyo natangiriyeho, n'izindi iyo bita Gatimba, muri City Medi, muri Seburikoko, muri Papa Sava, no mu biganiro nyine bigiye bitandukanye. Waziciyemo? Naziciyemo, ariko se hari ahantu ngenda ngera ugira ngo bigenda bihagama? Ntabwo nzi ngo bihagama. Kuki bihagama se noneho ra? Bigenda bihagama, hari impamvu nyinshi. Impamvu nyinshi, hari abakinnyi benshi ba sinema bagiye batabasha kugenda bamenyekana kubera impamvu kugenda bagaragara, nuko nyine. Winnie tugaye ikaze rero kuri Biotic. Muri ino minsi turi kuganira ku bijyanye na sinema. Ese waduha nk'ubuhamyaho gato, ubundi wowe muri sinema wayinjiyemo gute? Urumva ko wagiye wagize amahirwe ukina muri filime zigiye zikomakomeye hano mu Rwanda. Ese wazinjiyemo gute? Duheho nka story yawe. Murakoze cyane. Nakinnye muri izo zigiye zikomakomeye, se wigeze ubona nibura ndenga umutara ngo nkomeze ko n'ubu zikiriho? Kandi ariko wagize amahirwe yo kujyamo? Yego, nagize amahirwe yo kujyamo. Sinema nayitangiye 2011. Nakuze ari ibintu nkunda, mbikunda cyane, numva ari impano yanjye. Ku banzi nyine barabizi, n'abandi bazagenda babimenya. Ntangirira kuri iyo ngiyo bita Ikosa ni Iryande, ndakomeza ngera ku yindi bita Gatimba, iba no kuri YouTube, n'izindi zigiye zitandukanye twagiye tugaragaramo nyine, nko muri izo zibanza za Seburikoko. Seburikoko rero aho twagirirwaga umugisha bagahamagara abakinnyi tukajya gukora ibyo bita casting, ariko izo tuba twaragiye dukoramo casting nizo nyinshi zitaragiye zijya hanze. Rero urumva aho muri Seburikoko twagira umugisha baradukinisha mu bice bibanza, muri Papa Sava habanza, muri City Medi, ariko hose ukagenda ugaragara mu bice bibanza. Ariko ukibaza ngo ese abatoranya abakinnyi kuki biba bitabaye ngombwa ko ukomeza? Ariko usanga hari ahantu bigenda bihagama nyine, hariho umuntu aba atarasobanukirwa neza. None se kuki utareba impamvu? Nimba ukinnye muri filime imwe ebyiri eshatu bigahagama, kuki udakwiye uticara ngo uvuge ati ese kuki ibi bintu bihagama? Ubu nturamenya impamvu? Buriya rero impamvu naje kuyisobanukirwa. Yego, kandi n'abadukurikiye bamwe bazaze banyunganira. Hariho bamwe na bamwe akwereka ko nyine bakoze casting, yewe ntitaye ko njye nkunda kuvuga ngo bimwe mvugisha ukuri, nubwo kuri kwinshi atari kwiza. Hariho nko gukoresha casting waranze ukajya kumva ukumva arakubwiye ngo uzaze gufata script, wagera kuri tera akakubwira
ngo none se ngo uzi ngo ahantu ntuye ngo nsanga home. Watekereza ko ari umugabo cyangwa ari umusore ukavuga uti se biro ye iba mu rugo, biro ye iba ahagana he. Njye byagiye bimbaho kenshi ntabwo ntinya kubivuga, bakankoresha casting yarangiza akambwira ngo ngwino ufate script ngo umenye role yawe uzakina, narangiza nkajya gusanga ni mu rugo nyine. Ubwo urumva hari ibyo tutumvikanagaho neza, ntabwo naguha impano yanjye ari bwo bumenyi ngo ngereke no kuguha ubuzima bwanjye. Ntabwo twatinda kubivuga, hari abana benshi batazamutse, hari ababyeyi benshi batazamutse atari uko badafite impano, ahubwo badafite ibyo bashaka ko babona. Urakoze cyane Chantal, reka tuhite dukomoza no kuri iki kintu. Muri sinema turi kugenda twumva ibintu bitandukanye, amakuru ari kuvuga ko harimo ruswa y'igitsina, yaba mu baproducer, yaba no mu badirector, yewe yaba no mu bakinnyi bamaze kwamamara, nabo baka ruswa y'igitsina abana bakizamuka. Ese wowe ubivugaho iki? Ubibona gute? Urumva wahereye 2011 umazemo imyaka, urumva ko iri kuba myinshi, mazemo igihe gihagije rwose. Ese wowe uzwi cyane bitewe n'izo naba amaze gukina, ntabwo ari uko kandi n'impano ufite. Yego, ni impano. Ese iki kibazo kirimo nawe urakibura? Urakoze cyane. Njye navuze ngo bazantera amabuye cyangwa bazabireke, ntabwo ari ruswa y'igitsina gusa, kimwe nuko atari bose, ntabwo ari bose, ariko njye nkunda kwitangaho urugero. Byagiye bimbaho cyane, hari umupapa umwe twita Irunga, n'umwe no mu bayobozi burya muri sinema tugira inzego zitandukanye, ariko najyaga nkunda kujya kumuregera, nkabwa njyewe bambwiye ngo nze gufata script aha, hariho n'uwigeze kunkingirana, urumva aho yaranyingiranye, mpamagara Irunga, ntabwo njya mbyibagirwa. Atari uko umuntu aba atazi ibyo arimo cyangwa aba ari igitangaza, ariko nanone nta kugira ngo ube ufite impano nurangiza umuntu abe mpangushye, niko mbitekereza. Kandi ufite impano, kandi ufite impano yawe, kandi uri gukora ibintu biri bumwinjirize cyane, biri bumwinjirize kandi bizanaramba rega, kubera ko biba bizanaramba. Rero ntabwo ari ruswa y'igitsina gusa, nivuga ngo n'amafaranga twagiye tubumva, ntabwo ndi burondore ba runaka, ariko umuntu umwe arazinduka. Ariko aho ngaho widucikiriza muri comment baraza kubitubwira. Icyo gihe umuntu agufungirana ugahamagara Irunga, byagenze gute? Tubwire. Yaranyingiranye, ntabwo ntinya kubivuga, arankingirana, amaze kunkingirana ati iki se ashaka iki? Ubwo se urumva icyo yashakaga, ni iki? Yashakaga igitsina, nta kindi yashakaga. Nawe ngiye gufata script, twari twarakoreye casting muri stade hariya, arambwira tuze gufata script, aranje arambwira ati nsanga home. Numvaga nta bintu bihambaye cyane, ko nabonaga hari abana b'abakobwa beza, abadamu basobanutse, nari mfite ubugoryi bwo kumva ko atandarikira, shaka kuba ari ubugoryi, niko nibwira. Njyayo rero ngezeyo, ati karibu, ndinjira, maze kwinjira ati karibu mu cyumba, agatima gakoma, ndavuga ariko iyi karibu yo mu cyumba, iyi script yo mu cyumba imeze gute? Ariko numva nta kintu nishinza, mbona ni ahantu n'undi. Urabona ko abatipe bamwe na bamwe, ufite iyo kamere ntabwo agira salo, muri salo yiwe intebe, uba usanga ibintu byose ari ukuromboreza mu byumba. Ndibuka rero ko nagiye ngera mu cyumba, ngeze mu cyumba nihagararaho, atangira kuzana ibyo kunkorakora, mushingana ijosi. Rero ndavuga ati ntabwo ari uko ibyo urimo gukora ntabireba, ndavuga ariko njyewe twagera nayo, nihagararaho nyine. Ndangije nshakenge mpita noherereza akamesaje Irunga, kuko niwe bari baratubwiye ushinzwe bimwe na bimwe mu mico n'imyifatire mu bakinnyi, kandi unasobanutse. Ndangije mwohereza akamesaje, ndavuga ati njyewe umuntu yanyingiranye gutya na gutya, nankoraho ibintu ni bibiri, kwicana cyangwa kugerana mu mategeko. Icyo gihe ntabwo ndi buvuge umuproducer umwe wari ufunze azira mugenzi wacu, yari yarafashe ku ngufu, wenda iyo story yaciyeho, ariko muri iyo minsi hari hafunze umuntu umwe w'umuproducer waziraga gufata umukinnyi nawe. Ndangije rero nanjye nyine namushinganye ijosi, nabwakingura script yawe ntayo ngishaka, kandi uramuka ugize ikintu nkoraho na gake turagera nayo. Bivuge rero iyo nza kuba nk'umwana w'umukobwa bumuraba aba akeneye kwamamara atari impano afite, aba yaranyahutse da cyane. Kandi ikibi cya bagenzi bacu muri sosiyete, iyo amaze no kugira icyo akora ahita aguteza rubanda, ko twajyaga tubyumva turi kuri turiya mwana arirekura, ho yahita avuga ngo nakagira ubuntu,
najyaga nkunda kubyumva Kadogo ntazantera amabuye, Kadogo muri Seburikoko hari umuntu umwe nyine bajyaga nguriya ngo Kadogo se ngo ntiyamuzeyutse nguriya ngo nanjye se runaka na runaka se na runaka bakabivuga urumva niyo bizabagaho ntabwo yamugiriraga n'ibanga yahitaga amuteza bagenzi be. Ibyo ni bimwe rero mu bintu byagiye biduca intege muri sinema bigatuma hari aho bitagira, simvuze ko ari bose ariko barahari benshi cyane. Ariko aka kantu Irunga abantu bose bakora interview abakinnyi bakina filime bavuga ko Irunga bamwitabaza. Yego. Irunga umaze kumwandikira message yagusubije ngo iki se hari icyo byatanze? Byaragitanze cyane kubera ko ashobora kuba yarahise amuvugisha kuri telefone kuko undi nyine wahise ubona ko yitabye telefone ubona ko ahise agira ubwoba n'ikindi ndamubwira ngiye nunkoraho turagera nayo. Arambwira ngo nese ngura isugi, ndambwira ubundi hano naje kugira ngo nkubwire ibijyanye n'ubuzima bwanjye cyangwa tuje mu kazi, niba ari akazi ni akazi, wijya kumbaza niba ndi isugi cyangwa ntari. Icyo gihe rero nyine nkeka ko Irunga yahise amuvugisha, ariko Irunga yahise ambwira kandi ni nako yatubwiraga abakinnyi, aravuga ati igihe umuntu yihaye kugufatirana mujye mutubwira mujye mumbwira, njyewe simbishyigikiye. Mu by'ukuri ntago ndi kumutaka ariko ni umusore mwiza, reka ariko mwita ko ni umusore mwiza buriya we uko nabashije kumugera imbere cyangwa Papa Sava ari we Seburikoko n'abantu badashyigikira amafuti. Ni abantu basobanutse rwose bakwiriye yambayemo pe kubera ko urumva icyo gihe nagiye nk'ahantu nka hatatu umuntu akajya ambwira ngo nese ngo tubanze duhurire hese ngo ndahakubwira nkahita numva noneho njya nkavuga ndi n'igiturage ntabwo mba nsirimutse nk'aba bandi wasanga bagira ngo banze bambyaze umusaruro. Kandi uri igiturage gute umumama mwiza gutya nyine ntabwo wowe niko ubibona ariko n'abandi aba batipe ari ukuntu akureba akavuga sasi iki gifite n'ubugoryi bwa gikonyine gifite uburezi bwinshi reka nyifatirane none umuntu akakubwira ngo ngiye ngo nzakugeza kure. Hari umutipe umwe navuga sha ugira poroje no mu makinamico n'iki ubwo mbivuze gutya bagenzi banjye bazamwumva tipe akakubwira ngiye nzakuzamura nzakugeza abakozi bacu mutwandikire muri comment niba uri wo muri sinema ukaba warahuye n'iki kibazo ukaba hari umuntu uzi nyine ubona Chantal aganishijeho nawe yarabigukoze wandike nzakujyana no mu ikinamico nzanakugeza kure nzakuzamura yiwe yanaguharara gusa ikintu kimwe munenga haranatukana by the way bagenzi banjye bamuzi baramuzi aratukana agira satani yo gutukana ariko iyo aguhare yagushyize ku ibere arakubwira ngiye nzakugeza kure ntacyo ntazakora nzakuzamura ariko nyine ngo iyo amaze kugucamo amakuru mfite akunaga iyo ntimwongera no guhura ntasiyo si yaruswa hari n'abandi rero azinduka agakereye urubuga twagiye duhura nabo umuntu wita mu mazu azakubwire muri comment ukajya kubona ukabona umuntu arifasha akakubwira ngo zana amafaranga ni 20,000 ni 50,000 ye baba we twarayatanze umuntu akavuga ngo ubanza wohereza ngo kuri mobile money niba ari agahene nyine nkanjye igiturage agahene ukakagurisha cyangwa ukagenda ugaca igitoki ukakigurisha uti ndebe ko nazamura impano yanjye ndebe ko nyine bankoresha ejo bakamenya nibura nkazagera n'aho guhembwa ariko ugakuraho wa muntu wishyuye akazakuvuga ngo ngo twasanze ngo ntabwo ngo dukeneye ngo abantu birabura dukeneye umukobwa w'inzobe muremure meze gutya na gutya kandi we yamaze kugira gute amaze kumuha aya mafaranga. None se Chantal yakubwiraga ngo wohereza ayo mafaranga ari muri 20k cyangwa 50k yo gukora iki? Yarakubwiraga ati buri mukinnyi wese kugira ngo akine muri filimi yanjye dukeneye icyo bita location sibyo kandi ntago location igiye ngomba kujya nzishakira mwebwe mushaka kuza gukora akazi uwo muntu umwe ujya utukana we yakubwira abakubwira ibintu kumva birafatika bifite n'ishingiro akavuga ati ngiye kamera nkoresha ndayishyura cameraman ndamwishyura location nzazishyura imyambaro makeup utitaye kuri ngewe uri natire utanazisiga ariko akavuga ko zizakenerwa rero ugomba kugira ayo utanga runaka nawe ukagira niba ushaka kugira aho ugera cyangwa kugira icyo ugeraho nuko uzabanza kugira icyo ushora nawe watekereza ko n'ubundi business yose ugiye gukora wowe ubanza kugira igishoro utanga ukavuga uterekanya atange uvuze amafaranga atavuze igitsina ubugize imana ariko tutavuze ko muri sinema harimo n'abantu babaseriye rwose bakora ibyo bazi
abikora nk'umwuga akabikora nk'akazi atanasabye n'ibyo. nta mafaranga asabye nta n'igitsina. Nta mafaranga asabye nta n'igitsina, akabyuka agakoresha casting we akagaragaza abakinnyi akeneye. Ariko hari casting zajyaga zibera ku mupapa bita Sikitu. Abantu twahuriyeyo nk'inshuro nk'icumi bazihangane baduhe batange komantere bagire icyo bavuga. Kwa Sikitu wageragayo wamara gukora casting rwose bakakubwira ko bazaguhamagara mu bakinnyi, mu kanya gato ugahita ujya kumva ngo ni director akaba araguhamagaye ati twahurira inyuma hano mu gikari tukagira icyo tuvugana. Ugasanga nta kindi muvugana, arashaka kugukatisha shambure. Njyewe ndababwira aho babwire rwose yewe Kagugu ati duhurire inyuma tuvugane mubwire ko uzabigenza. Ukitaba fone nyine urumva nawe ugahita ukata akazi se nikabonetse. Warangiza ugahita usanga arakubwira ngo none se ngo twajya hariya tukavugana, ugahita usanga yashashe igitanda. Deje urumva wese nawe wagisasaga ko yabaga ari amarumu, ugahita usanga nta kindi akeneye ni ukuryama. Ubwo se urambwira ngo uwo mushinga wazagera. Ibaze ese abo bantu baka ngo ubahe bataranagukinisha. Njyewe hari umuntu umwe wa Rubavu ntavuze izina ntacyo yenda kuzantwara. Twakoze casting ndatsinda, filime ngo yariye, abantu twari kumwe bazahita bamumenya. Arangije nditahiye igiturage cyanjye kitahira hariya Rwamagana mu mujyi, abaramamagaye uri hehe se? Ndamubwira naringeze hano aho bategera, twari Kagugu aho kwa Sikitu. Ati mbwira wagaruka tukavugana. Ndambwira se wowe urinde ubundi umpamagaye ngo njyewe ngo ni njye nyiri iriya projet ngo nkeneye ko tuvugana. Ndavuga ko nta kibazo, ariko urumva nari maze kubamenyera, maze kumenya imico yabo. Ndakata ndagenda mpita nsanga ari muri shambure, ari n'icupa ry'inzoga, njye sinzinywa, ntabwo nendaga gusangira nawe. Ahita ambwira ngo icare hano ku buriri. Ndambwira se nicare ku buriri nkora iki? Muri se ntabwo ushaka ko tuvugana ngo kuri projet ngo ntabwo nabonye watsinze? Ndamubwira yego, ngo icare ngo tuganire rero. Abatangiye kunkora mu mutwe mutamucira hagenda njye. Ubwo muri filime abandi barahamagawe, filime irakinwa, ubwo icyo nazize n'iki? Nicyo nazize. Ubwo nawe gara abo bantu bahisemo iyo uri kubabona nagashika kuza mu mutwe. Iyo mbabonye nyine impita tuvuge haramutse hari nka musaza wanjye akambwira ngo uriya mukobwa turakundana, nahita mbwa tumenye ko musanzire wawe wari uriya mukiri ufite ya poresha. Ese nkubeshye niba se njye nakoze ikintu nshoboye bakankatira kubera ko nzize ko ntakoze ibyo bashaka, mugenzi wanjye nzabona nzahita ntekereza ko ariyo mpamvu. Yego ntabwo bivuze ko uwakinnye wese ariko biba byagenze, ariko ahanini bagendaga badusimbuza abo ngabo, badusimbuza ukiyakira nyine. None se Chantal, reka tugire nubwo turi guseka akabi gasekwa nk'akeza, ibintu birababaje cyane cyane. Urumva ko biri kwica sinema nyarwanda. N'ababyeyi badukurikiye ashobora kuba afite umwana ati ndabikunda cyane, umubyeyi akamusapotinga akamwoherezayo, umwana agahura n'ibyo akemera akaryamana n'abo bantu agakina muri filime, umubyeyi akavuga ati umwana wanjye yakoresheje impano kandi baramuhohoteye. Ese iki kintu wowe ubona gikwiye guhabwa uwuhe murongo, cyangwa se n'iki gikwiye gukorwa? Ikintu cya mbere kigomba kuba cyagakozwe, hari sisiteme nabonye yaje, umuntu wese arazinduka agafungura aca no kuri YouTube akajya gushaka kameramani, akaba aravuze ati njyewe turimo turakora filime, ndashaka abakinnyi. Si ikintu yize, yego ntabwo ari domene ye, nta byangombwa bifitiye, nta burenganzira runaka, nta kampani afite runaka, nta rugaga runaka afite arimo gukorana narwo. Hanyuma kugira ngo azatunge umuntu kamera, niba ari abana b'abasore abangaba bikise ubwo babita bakira b'urubyiruko, wenda unokira urubyiruko cyane cyane kuko bafatirana aba bantu b'urubyiruko. Tekereza utafatirana umuntu umaze kugera aho ngeze, nubwo nta muntu udashukika, ariko urumva nkanjye ubu ngubu ushobora kumpamagara kuri teri ngo tugiye gukora filimi, warangiza wampamagara umbwiye ngo tugire aho duhurira, nkahita nibuka ko ya nzira ndayiciyemo, kuko burya ngo ntawe ujya aranga umuti utaramuvuriye. Iyo ikintu wahuye nacyo umenya kukirinda. Rero impungenge ya mbere ababyeyi babanje kujya bagira, umwana yakabaye akubwira ko agiye muri sinema, ukabanza kumenya se agiye gukorana nande, gukoreramo, yego ni kampani runaka se, mbega ibintu bifite gahunda. Ntabwo ari ukuzinduka ngo umuntu akubwire ngo ngiye mfite filimi ugende ujye gukorana nawe, kubera ko bose ntabwo ariko babyize, ntabwo bose ariko babifitiye ubumenyi n'ubushobozi. Birasaba gushishoza rero ukamenya wa muntu uri nyakuri uwo ari we.
njye niko mbyumva. hanyuma kuri abo bantu noneho baka ruswa y'igitsina Yego. kandi umuntu akaba yatsinze, ni ibintu bibabaje nubwo turi kubiseka ariko birababaje. Yego, Uzi kujya birababaje. gufata amatike nk'uko wavuze aho uturuka ukaza muri casting ukagaragaza impano yawe ugatsinda, wamara gutsinda ati burya ngwino hano inyuma mpa ku bintu watsinze kugira ngo ukine muri proje runaka. Ibi bintu biteye agahinda kandi birababaje. Nka aba ba producer aba babikora ubona hakwiriye gukorwa iki kugira ngo wenda ibi bintu bibe byacika, kuko hari abana bakizamuka baza muri sinema kugira ngo batazahura nabyo n'ibi ngibi, ubona hakwiye gukorwa iki? Ikintu cya mbere cyakabaye gikorwa, ntekereza ko sinema tugira urugaga, yego, bakabaye bari abayobozi bacu babihagurukira, bamara kubihagurukira bakakurikirana ikintu ku kindi, bakamenya ngo uyu muntu yinjiye mu rugaga rwa sinema, bakamenya afite ibyangombwa, afite imico n'imyifatire iteye gute, imeze gute. Noneho yategura na poroje yo kuvuga ngo agiye gukora filimi runaka, akereka ba bayobozi abakinnyi yabashije gukoresha, icyo yagendeyeho, casting yakoresheje, bikaba ngombwa ko habonekamo bamwe muri abo bo mu rugaga. Ibintu bakabiha umurongo, bikagira gahunda, atari ukuba umuntu yakizindura ngo avuge ngo njyewe ngiye gukina filimi kubera ko mfite kamera, mfite na kameramani, mfite na director uzabikora akabikurikirana. Njye niko mbyumva. Ikindi tukarushaho guhanahana amakuru, uramutse ahuriyemo n'ikibazo nk'uko nguko akagenda yakegera Irunga, yakegera bariya ba mama Janti, yakegera abandi turabafite abayobozi, akatinyuka akanyera akegera umuyobozi wa sinema akamubwira njyewe naje muri sinema mbikunze mbishaka, ariko nageze aha n'aha byambereye imbogamizi n'iyi, yanyatse ruswa y'igitsina, agatinyuka we ntihavuge ngo aritanga kugira ngo agere kuri iki, kuko ushobora kwitanga. Hari umwana umwe yigeze kunganiza, sinzi ko yakemera kujya kuri kamera ngo abivuge, aravuga ati njyewe naryamanye nawe ariko yankinishije iri rimwe gusa, rero rimwe ndangira nka nzinzi sinongera kugaruka, filimi irindira irangira. Urumva rero n'ubundi kandi bajya kuryamana yaramubwiye ko yaramubwiye ati nzakuzamura nkugire umusitari. Hari abana hano hanze we nta nubwo aba abishaka nko kubikora nk'inyungu z'umwuga w'ikintu akunze nk'impano ye. Twebwe ubumva ari impano y'ikintu ukunze kandi ukumva wagikunda kikanakwinjiriza. Umwana akazinduka bitewe n'imyaka ye, afite n'impano ariko akumva akeneye kwamamara. Rero kubera ya myaka aba arimo atari yamenya gufata imyanzuro, yamusaba ko baryamana ugasanga arabyemeye, yamara kubyemera ugasanga amukinishije ka gace kamwe, akarore kamwe, ibyo twita rore, ntiyongere no kumugarura. Bikaba ngombwa ko ahita aba umupagani akamwerekeza ku wundi, akavuga uriya agira ubuntu, uriya aratanga, ugasanga umwana baramuraruye, bitumye nyine kariyeri ye ipfa kandi atari ko byakagenze. Rero bakabaye babihagurukira bigacika bikaranduka, bikava muri sosiyete nyarwanda, kuko ntabwo ari ko umuryango nyarwanda wakabaye wubatse cyangwa umeze. Uwo mwana na n'ubu ntabwo arongera gukina, ntabwo arabona amahirwe yo gukina mu zindi. Byarangiye nta handi hantu yongeye gukina. Umunsi umwe sinzi umuntu ngo wamukoresheje mu ndirimbo, ahubwo mbona nyine bamaze kumugira amashinari, niba ariko bajya babyita. Bamba barera dukurikiye gukoresha icyo kijambo, kuko yaranyibwira ati urwego ngezeho nabaye mashinari, ntabwo wanyiteza ngo pe kugira uko mbwira ibi n'ibi n'ibi. Urumva baramuraruye. Baramuraruye. Umuntu arahapfira iyo ucunze nabi. Gupfa rega ntabwo ari ugupfa ngo bashyire mu irimbi, hari n'ukuntu umuntu apfa mu bitekerezo cyane cyane nk'uwo mwana uba ubeshywe wenda gutanga ubuzima bwe ngo yamamare ntanabibone. Urumva umuhate yanagiye kubikorana kugira ngo azamamare cyane. Yaritanze, yitanga ku cya 10 n'amaturo na buri kimwe cyose, ubwo urabyumva nyine. Hagati aho n'ubundi nk'ubuhamya uri kuduhereza utubwira, hari inkuru ziri kugenda zicicikana bavuga ko aba bakobwa bose tubona benshi bagenda bamamara babanza gutanga ruswa y'igitsina. Ntago ikibi cyanjye ntago ndi bubihakane, nta nubwo ndi bunabyemeze. Ndi hagati aho ngaho, ariko nshingiye ku byambayeho nkibaza no kuva 2011 kugeza uyu munsi, ndatekereza hari abantu bamwe na bamwe batanze muri sinema, kandi atari uko nigeze nanirwa gukina, atari uko ntigeze njya muri casting, nazigiyemo ndakenyera nditera ndashishikara, ariko nareba nkabona ntaho mba ntanahongera. Uzaza n'umutumirwa umwe muri bariya ababyeyi habamo bita mama Zuzu,
nawe azaguha ubuhamya bw'urugendo rwa sinema. Icyo bita casting twazigiyemo, turamenyera, turakenyera, turitoza, ariko wareba ukabona umuntu ntahava ntahajya, ahubwo umwana uje mu gitondo uzanye ya nzobe y'ikirahure ukareba n'uburyo yakoze casting akabizamza, ariko wajya kubona ukabona niwe uri acteur ahantu hose, actrice ahantu hose, ukavuga uti byaciye mu zihe nzira se, bikakuyobera, ariko wajya kureba ugasanga nyine ako kantu bagacanzemo, cyangwa ugasanga umuntu arazindutse nyine w'umubyeyi kuko abikunze agaterura ye akayazana akagenda. Hariho n'abagendaga ugasanga ngo mu ngo zabo agatera udufaranga tw'umugabo akatuzana ngo bamukinishe kugira ngo binagende neza, na ya ruswa y'igitsina ikazaho. Ngenda muzi umumama umwe byabayeho, na ya ruswa y'igitsina ikazaho n'amafaranga y'umugabo yanayateruye, ubundi tayari akamukinisha, ejo ugasanga ntamwubashye, ibintu byapfuye. Ni nawe usanga na poroje z'umuntu zitagenda neza, zigenda zidindira, nuko batagenda babimenya, ariko ibintu wazanyemo n'imyaka ntabwo biba byiza, biba bifite akajagari rwose pe. Nk'uwo mumama ibaze utanga amafaranga akanitanga, basi se yaramamaye we basi? Aho ageze ntako atagize, ntako atagize, hari aho byamugejeje, ariko ubwo urumva nta nyungu yabyo, ariko yaramamaye. Kwamamara urumva we n'ibyo yari akeneye yaramamaye, ariko ntekereza nta yindi nyungu. Erega ibi ibintu by'iyi mihanda ya sinema ni nka muzika, uyu munsi uramamara ukamamara neza, ejo ukinyuramo ukamamara nabi, byose rero biba ari agakorwa, ugahita uzima. Biterwa na ya nzira umuntu aba yaragiye acamo itari nziza. ariko uzarebe nk'abo babyeyi batubanjirije bande na bande ntarondoye amazina, baba barahagaze ku cyubahiro cyabo, bagahagarara ku mpano yabo, n'uyu munsi baracyari muri kariyeri yabo, baracyabikora neza, ariko ubu byaradogereye, bigenda bitogera, ari twe tubidogereje nyine kuko ni abantu tubikora. hanyuma ubona iki kibazo cyo muri sinema kuba harimo ruswa, yaba iy'igitsina yaba iy'amafaranga, ese ntabwo wigeze utekereza ko wenda gavumenti ibijemo ikabyinjiramo ko iki kibazo wenda cyacika? Byacika, n'ubundi ubuyobozi bwa sinema bwose bubihagurukiye byagenda neza rwose pe, byagenda neza, kubera ko tuvuge nk'iyo tugize filime tujyamo tugahurira na bariya bayobozi, tukayihuriramo n'abayobozi nabo barimo kuyikinamo, reka cyangwa babihagurukiye ari bo bayihagarariye bari kuyikontorora, ibintu bigenda neza cyane kuri teri, ntabwo wamenya ko ari iya sinema tuzi, nta kibazo kigomba kuhavukira pe, ibintu biba bimeze neza. Bivuge rero ngo ni uko wenda baba batabikurikiranye cyane ngo bahabwe amakuru ku gihe, ariko hagize ikibazo kibaho bagahabwa amakuru ku gihe bakabikurikirana, sinema nyarwanda yagenda neza cyane. Nyuma hari filime nakubonyemo bita Afrikanda, iri international, yarimo ibyamamare bikomeye cyane. Iyo filime nabonye izaca no kuri Netflix, ni filime ikomeye cyane. Hanyuma filime ziri international zo kuzikinamo naho habamo ruswa? Oya, iriya yo hariho abantu bagendaga bashaka kwigira abakomisiyoneri muri iriya filime, ariko naje gusanga nyine kubera ko abayobozi bari bibereyemo, abayobozi ba sinema hafi ya bose nabo bari barimo, byatumye iriya filime ikinwa neza, igenda neza. Yego niyo filime ahubwo numva mpora nkumbura, mba numva nakomeza guhamagarwa muri filime nk'iriya. Ni ukuri iriya yari filime, ahubwo umva abayobozi bazabyigeho bajye badutumira muri filime nka ziriya, kandi n'izindi zacu nyarwanda bazitabire, bazikurikirane nk'uko bakurikiranye iriya, nk'uko bitaye kuri iriya, kubera ko nta kintu nayinenga, nta kintu kibi nigeze mpuriramo nayo, ahubwo numvishije nakifuza guhora nkina muri filime nk'iriya. Hanyuma turi kugenda tugana no ku musozo w'ikiganiro, ndagira ngo ugire ubutumwa utanga. Ubundi mu muco nyarwanda cyangwa se mu kiremwa muntu, umuntu ubundi aba yatekereza ko azapfa agasiga n'ibi byose tuba duharanira, ubundi abakuze bajya bavuga ati iyi kibazo si imyaka ubayeho, ahubwo igihe wabayeho wagikoresheje neza, ni iyihe nkuru ugiye gusiga imusozi. Gira ubutumwa ugenera abo bantu baka ruswa y'igitsina, abari n'abategarugori.
urakoze cyane. Ikintu nababwira bariya bantu baka ruswa y'igitsina cyangwa y'amafaranga, nibagerageze bakiranuke ku gato n'ako kanini, niko Bibiliya ngo ijya ivuga. Abasoma Bibiliya cyangwa n'abatayisoma bagenda babyumva, kubera ko uyu munsi urimo urabikorera umwana w'umukobwa ngo uyu wahetse aba yereka uwo mu mugongo, urabikorera umwana wa Shantari, ariko ejo nawe bazabikorera uwawe. Kandi ngo ibyinshi birimo impagarara biruta uduke turimo amahoro n'umutuzo. Numva rero bakora bizinesi yabo neza, batayishyizemo umuvumo w'izo ruswa z'ibitsina, batabishyizemo kuba bataba inyangamugayo, bakabikorana ubunyangamugayo, kubera ko uyu munsi nubikorera umwana w'undi, ejo uzabikorerwa mushiki wawe, ejo umwana wawe azabikorerwa. Nta mpamvu rero ngewe numva byakabaye bajya bakora ibintu binyuze mu mucyo. Hanyuma nyuma yo guhura n'izo mbogamizi zitandukanye, kuri ubu urateganya iki? Intego yanjye nihaye n'ubundi niyo kudacika intege, ndakomeje, yaba sinema nyarwanda ndayikomeje, kandi nifuza ko Imana yazanyagura nkagera kure, yaba n'ibindi bintu nkora bya social media by'ibiganiro ndakomeje. Ikintu nagiraho inama bagenzi banjye bagiye bahuramo n'ibyo bintu, ni ukwifata ukagerageza kutiyandarika ngo uzatanga iyo ruswa y'igitsina, ahubwo ukagerageza kudacika intege, kuko isaha iyo ari yo yose ibyawe bizaza. Kuko nk'iriya filime urumva nabayemo, nta ruswa y'igitsina bigeze banyaka, nta ruswa y'amafaranga bigeze banyaka, kandi narabyishimiye kandi numva biranyuze. Hari umugani mu kinyarwanda bacanga ibuye ryagaragariye ntiriba rikice isuka. Ese ntabwo utekereza ko buriya abantu bagiye bahura n'ibibazo byo kwaka ruswa y'igitsina babaye babivuze, bakavuga n'abo bantu bikajya ku mugaragaro, ukeka ko iyi atari inzira yoroshye yo kugira ngo ibyo bintu bihite bicika, abo bantu batangire kugira ipfunwe bavuge ati ntabwo ari byo, wenda arambeshyera, bigacika, ntibazongere gusaba abandi, mu rwego rwo kugira ngo abo basaba batazabivuga? Birakoze cyane. N'ubundi icyo twabashishikariza, ntabwo tuvuze ngo bazaze hano kuri kamera kuhabanika, wahabanika ari uko byabaye ngombwa ko byageze mu nkiko, muri RIB, ariko nk'uko byakabayeho, yakabaye yaka iyo ruswa y'igitsina, akagenda akegera abayobozi ba sinema, akabagayira wa muntu, akamuvuga mu izina, akamwerura ntamutsinde, akavuga runaka byagenze gutya na gutya, arimo aratuma ntakomeza kariyeri yanjye, arimo aranzitiranya ku mpano zanjye mfite n'iki n'iki, arimo aransaba ibi n'ibi. Hanyuma ntekereza ba bayobozi nabo bafatira ibyemezo wa muntu, bafite uburenganzira bwo kuba bamuhagarika muri sinema, kuko baba babona arimo arica abana b'abanyarwanda, arimo arica umuco nyarwanda, arimo aratuma sinema itagenda neza mu gihugu nk'uko byakagenze, cyangwa no hanze yaho, kuko twifuza kwaguka. Utekereza ko abishize kuri kamera bitaba ari ikintu cyiza? Ntekereza ko bitaba ari ikintu cyiza, kubera ko iyi kamera, ibintu tubikorera, ibyo dukoreraho biba bikurikiranwa n'isi yose, umuntu wumva ikinyarwanda. Ikindi tuba dutekereza ko byazaba victime y'abazamukomokaho, kandi tuba duteganya ko cya cyaha ashobora kukihana. Yego, agakizwa. tujye duteganya ko umuntu uyu munsi yaba mubi, ejo akaba mwiza, ejo yaba yabikoze, ejo bundi yaganirizwa, akamenya ko kwaka ruswa y'igitsina atari byiza, akabireka. Yarabishyize kuri kamera rero nk'uko nguko, umwana umukomokaho cyangwa na famiye ye, ntekereza baba victime yabyo, kuko ntabwo nananiwe kuvuga ngo naka byagenze gutya cyangwa naka byagenze gutya, ariko reka tubahishire, ejo wenda bazihana nihagira ubegera akabacyaha. Ubu utekereza ko kuri ubu ntawe urabegera ngo abacyahe? Barabacyaha, ariko wenda hariho n'abataregerwa ngo bacyahwe, hari n'abo bacyaha ntibumve, ariko nibabacyaha bakagerekaho n'umunyafu, kuko buriya ngo abarokore nibo babivuga neza, ngo hari umudayimoni wicwa no gusengerwa, hariho n'ucyahwa no gukubitwa. Ubwo rero bivuge ngo nibabona babacyashye ntibumve, bazashyiraho n'ibihano, kandi ntekereza ko igihugu cyacu ari cyiza, ntabwo hari umuntu wagendera hejuru y'amahame yacyo. Rero n'abayobozi ba sinema bagiye bamenya umuntu wakoze icyo kintu bakamucyaha, byaba ngombwa bagashyiraho n'ibihano, ntabwo barenga hejuru ya bya bihano. Hanyuma ikindi ubona muri sinema gikwiye guhinduka, cyangwa se icyo ushima muri sinema ni iki? Ikintu nshima muri sinema ni uko tumaze kugira agaciro cyane, dusigaye dukora. Kera bajyaga bavuga ngo ziriya se ni filimi, ni amakinamico,
ariko maze gushima ko dusigaye dukora filimi ubona zigenda zikunzwe zirimo buri kimwe cyose gishoboka, kandi ikindi nkashimira ko kera bavugaga ko abakinnyi ba filimi ari indaya, ari abantu batubaka, ari imbobo, ariko nishimiye ko harimo ingeri zose, abasaza, abakecuru, abana, kandi ugasanga ya filimi ifite ikintu irimo kwigisha ku muco nyarwanda ndetse n'ibindi bihugu bibashije gukurikirana ya filimi. Ugasanga ya filimi ishyizwe mu ndimi zose, buri muntu wese arayumvishije amenye mesaje bashatse gutambutsa. Ibyo ni bimwe mu bintu ndimo gushimira. Hanyuma ikindi kintu numva nifuza, nasaba ko abantu bakoresha ababa bafite uburyo nyine bwo kuba bakora sinema, gukora filimi y'umuntu runaka, bajye bamanuka bajye kuri teri, bariho abantu bafite impano, ntibakibande ku bakinnyi bafite aho bageze, kuko ejo hari igihe wazinduka ugasanga wa mukinnyi yapfuye kandi hasi hari n'undi wakabaye warazamuye uzahita ujya mu cyimbo cye. Bajye rero bagerageza kureba ku mpande zose, bo kwibanda ku bakinnyi bamwe gusa, ahubwo bagira ishyaka ryo kugenda bashyiramo amaraso mashya. Nicyo nakwifuza. Usanga muri sinema abagaragara poroje usanga zigaragaramo ba bantu bamwe bagenda bagarukamo, ntari buvuge amazina, namwe murabazi, bahora ari abo ngabo, kandi ugasanga baramutse bagiye bashyiramo n'andi maraso mashya, hari icyo byamara kandi ku nyungu z'impande zose, uko mbyumva nka Chantal. Ese ubundi dukomeje kuri icyo, kuhora umuntu abona amasura amwe ubwo ntitwavuga ko harimo n'ikimenyane? Nabyo biba birimo, yesi, biba birimo nabyo, ntabwo twatinya kubivuga, kuba umuntu avuga ati uyu mukinnyi runaka nimukoresha cyangwa nimujyana ahangaha ahari azancaya tukagabana, cyangwa mo kimwe azankorera gutya na gutya, icyo kimenyane nacyo kiragenda kikazamo, kuko hari filimi nk'eshatu mu Rwanda hano ushobora kujya kureba ugasanga harakinamo abakinnyi bamwe gusa badahinduka. Hari ikintu tutari twagarutseho ukomojeho, ese biriya byo kuba umukinnyi yakina akagabana n'uwamuzanyemo, byo nabyo bijya bibaho? Tugenda twumva amakuru atandukanye abivugaho. Nkatwe ndabivuga byo rwose, kuko mvuga inkuru nahagazeho, nkatwe muri Seburikoko urumva bajyaga batujyana nk'abo bita abafigiri, yego, noneho umuntu wadutwaye wabaga wavuganye na Seburikoko ari we, urumva Papa Sava niwe Seburikoko, urabizi, noneho ugasanga niwe wabaga yamutumye nk'abakinnyi bo muri Seburikoko, yarangiza wa muntu yadutumye akaduha amafaranga makeya, kandi Seburikoko we hari ayo yatugeneye runaka, we nyine urumva yayakatuye kwanza. Twaje kubimenya nyuma rero ko ariko byagendaga, kandi tubimenya biturutse kuri Seburikoko, ariko buriya ni umugabo mwiza nyine utagira urya ruswa, ubwo bene nk'uwo yahise agikemura nta kibamo. Ubwo abamuzi baramuzi cyangwa abo twahuriragayo, ariko nuko Garasiyani ameze nyine tayari we yahise avamo kare, ariko niko byagendaga. Rero na n'uyu munsi urumva ko atari ibintu dupapira, niba mbivuze nuko byatubayeho na bagenzi banjye. Rero n'ubundi birakorwa, bakajyana umukinnyi cyangwa umukinnyi akajya gukina ahantu, ugasanga azagabana n'uwatumye ajyayo, kandi ntekereza ko atari ko byakagenze. Abadirekita cyangwa se abaproducer bakoze nka Garasiyani, utekereza ko bitahinduka cyane vuba vuba? Byahinduka cyane, kandi hari aho twagera. Bose bagiye babikora nka we, bakagenda babikurikirana, kuko urumva nawe yabimenye, kubera ko yabikurikiranye akabasha kuganira natwe, akamenya ati runaka aba yabahaye amafaranga angahe, nabo rero babikurikiranye bakabishyiramo imbaraga, bizahinduka kandi byagenda neza. Reka gushimire rero, ariko tugana ku musozo, ndagira ngo ugire ubutumwa ugenera abakunzi bawe, hanyuma unatubwire social media ukoresha kugira ngo nyine abakunzi bawe bagufowinge, bajye bareba ibiganiro ucishaho umunsi ku munsi. Urakoze cyane. Abantu bashaka kunkurikirana n'ubundi nkoresha amazina yanjye Nyirasafari Chantal, yego, bazagenda bambona ahantu hagiye henshi hatandukanye, guhera kuri uyu munsi ubu bajye bankurikirana n'aha, nidushobozwa bazajya bambona bihagije, bazajya bakubona mu biganiro rwose, bakwitege, bazajya bambona bihagije. Hanyuma rero icyo mbifurije, dore igihe turimo si igihe cy'amatora, nabo barabizi, ni ugutora ku gipfunsi, kandi buri muntu wese mushishikariza gutora neza. Ni ku gipfunsi, ni ku gipfunsi rwose, muramenya ntimuzadutenguhe, mutore neza mubikunze,
kandi mbasabiye amahoro n'imigisha ku Mana, tubeho neza turame turambe. Urakoze cyane Chantal, nizere ko n'ubutaha nitugukenera uzaboneka, ariko abakunzi bacu ba Biotique rwose mwandike muri comment, next time rwose nzajya mubazanira aze dusesengure kuri byinshi bitandukanye. Commentaire ibibazo mumubaza inbox nzajya mbimuha agaruka azabisubize. Reka mbashimire mwari muri kumwe nanjye Pajojo, mukomeze muryoherwe n'ibiganiro Biotique TV bategurira. Nakagaruka. We love you so much.